babyeyi mbabaze, haracyari ubishidikanyaho yuko ushaka gutegura ejo hazaza heza h'umwana we amujyana mu ishuri ryiza? Igisubizo ndizera yuko twese ari yego. Nta rindi shuri nabarangira keretse Kigali Infants Academy, musange Gasogi mu karere ka Gasabo, mu birometero 2 gusa uvuye kuri kaburimbo nshya iva ku isoko rya Murindi igera muri centre ya Gasogi. Rifite abarimu b'inzobere, rikagira ibikorwa remezo bifasha abana kwiga neza no gukina. Usibye gutanga uburezi bufite ireme, tubifashijwemo n'abarimu b'inzobere, tunatoza abana ikinyabupfura n'indangagaciro zibereye umunyarwanda. Abana bacu barya neza, by'umwihariko tukita ku buzima bwabo kuko dufite n'umuganga uhahora igihe cyose. Akarusho, dufite imodoka nshya zifata abana kandi zitwarwa n'abashoferi b'inyangamugayo. Kigali Infants Academy yatangiye kwakira bifuza kuzahiga mu mwaka w'amashuri 2025-2026 guhera muri materineri kugeza mu wa 6 primaire, kandi ibiciro byacu byoroheye ababyeyi pe. Kwiyandikisha ni buri munsi mu masaha y'akazi ku cyicaro cy'ishuri Gasogi. Ukaba wanaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. ngo haye ikaze we mukunzi w'ukwezi kwa TV, ni channel yanyu ibagezaho inkuru zihambaye, inkuru ziteguranye ubunyamwuga kandi inkuru zisobanutse. Uyu munsi ku kwezi kwa TV tugiye kubagezaho inkuru ivuga birambuye ku buryo CBDC cyangwa ifaranga rya digitale riri gutegurwa mu Rwanda, nicyo bivuze mu ikoranabuhanga, ubukungu ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Iyi nkuru igiye kugusobanurira byose byateye abantu bamwe urujijo, bari kwibaza ngo ni ibiki. Tugiye kugusobanura kuva kuri point A to Z uko Beneri yabisobanuye. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri ukwezi kwa TV, kanda kwako kantu ka subscribe. Bizagufasha iki? Bizagufasha ko inkuru nk'izi zicukumbuye n'izindi zose, yaba amakuru agezweho ayo mu karere k'ibiyaga bigari, haba harimo imibundano, haba harimo y'ubukungu nk'aya ngaya n'ibindi byose n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Dusobanura inzozi, dukora ibyegeranyo bitandukanye, tuvuga ku byamamare n'abantu bakomeye muri politike. Rero ahangaha ku kwezi kwa TV niyo wasanga ibyo byose. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere, hanyuma niba dusanganywe kandi utarayikanda nawe ikande, niba kandi atari ubwa mbere urayikinge, ukande kwa kugakumwe kareba hejuru kugira ngo tubashe kubana muri byose. Reka dutangire inkuru yacu. Inkuru yacu iragira iti CBDC mu Rwanda, amafaranga y'ikoranabuhanga adafatika mu Rwanda. CBDC mu Rwanda ni ifaranga rya digitali rigiye guhindura ubukungu bw'u Rwanda burundu. CBDC nkuko nari bibabwiye ni ifaranga rya digitali rigiye guhindura ubukungu bw'u Rwanda burundu. Ibyo Beneri iri gutegura byose kuva kuri A to Z. Reka turebe ibyo ari byo. Bavandimwe dukunda mukurikira ukwezi kwa TV, uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo bukomeye, uburyo bushya Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje igiye kujya ikoreshamo ubu ifaranga ry'ikoranabuhanga ariryo bita CBDC. Rwanda iri gutegura ifaranga rishya rya digital ryitwa CBDC, Central Bank Digital Currency. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ifaranga rya leta rikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ese iryo faranga rizaba rimeze rite? Ese iryo faranga rizaba ririmo iki? Ese iryo faranga rizagera kuri buri wese? Rizafasha abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi, abakoresha mobile money n'abari kuri amabanki? Ibyo bibazo dukwiye kwibaza uyu munsi. Ese iryo faranga rizagira uruhare ki mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda cyangwa rizagorana nk'uko bamwe babitekereza? Reka dusobanukirwe byose kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Ni Amisha Paul nk'uko bisanzwe, reka tugende. CBDC ni ifaranga rya leta ariko rikoreshwa mu buryo bwa ikoranabuhanga gusa. Ikinyamakuru Africa for All cyatangaje inkuru, cyavuze ko Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje yuko iri faranga ririmo rigiye gutangira gukorerwa igeragezwa kugira ngo ribe ryabasha kujya hanze. CBDC ni ifaranga rya leta ariko rikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niba ntago biba ari inoti, ntago biba ari biceri, rikoreshwa mu buryo bwa digital kuri telefone, kuri mudasobwa cyangwa se ku ikarita. Iryo faranga
risohorwa na banki nkuru y'igihugu, ubwo mu Rwanda rizasohorwa na BNR, kandi ritandukanye n'inote, kandi rigatandukana none na mobile money nk'ariya tugira kuri MTN cyangwa kuri Airtel, kuko riba rifite agaciro ka leta, rigenzurwa mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi rikaba rifite umutekano usesuye. Muri make CDBC ni amafaranga ya digitali afite agaciro ka leta nka cash, ariko udafite inoti mu ntoki zawe. None BNR irateganya iki kuri CDBC? Banki nkuru y'igihugu BNR yemeje ko irimo gutegura umushinga wo gutangiza CBDC yiswe e-franc, cyangwa se e-franc ni amafaranga y'u Rwanda ariko y'ikoranabuhanga, kandi izatangira gukoreshwa ku mugaragaro mu minsi ya vuba nk'uko babitangaje. BNR yakoze ubushakashatsi ku buryo bwo kuritangiza, imikoreshereze yaryo, inyungu zaryo, ndetse n'ibibazo bishobora kuvuka mu gihe ryaba rigeze ku isoko. Ikiri gukorwa ubu ni iki? Banki nkuru y'igihugu yatangaje yuko ubu harimo kwakirwa ibitekerezo bya rubanda. Icya kabiri, gukora igerageza ryitwa proof of concept. Icya gatatu, gutegura uburyo bwo gukoresha iyo CBDC no mu gihe nta internet yaba ihari. Ikindi ni ukugenzura niba byubahiriza amategeko mpuzamahanga n'umutekano n'amakuru y'abakiriya ari bo baturage. Reka turebe ni ibihe byiza bya CBDC mu Rwanda. Icya mbere, ku mutekano. CBDC izaba yizewe, ikaba ifite uburyo bwose bwo kurinda amakuru n'umutungo w'umuturage. Kabiri, CDBC ikoreshwa naho nta internet, izakora hifashishijwe uburyo nka Bluetooth, NFC cyangwa USSD, bifasha abaturage batagira internet cyangwa se za smartphone. Ikindi, bizafasha kwishyurana hagati y'abantu ku buryo bworoshye. Abaturage bazajya bishyurana nk'uko bimeze kuri mobile money, ariko nta mafaranga y'inyongera cyangwa komisiyo ziriya za MTN na za Airtel zajyaga zikuraho. Ikindi cyiza ni uko bizagabanya amafaranga leta ikoresha ikora inote cyangwa se ikoresha ibiceri. BNR yerekanye ko mu myaka 5 iri imbere ushobora kuzazigama byibura miliyoni zigera kuri 35 z'amadolari banki nkuru y'u Rwanda yajyaga ikoresha mu gukora inoti nshyashya n'ibiceri. Ikindi ni ukunoza ubucuruzi no kohereza amafaranga hanze y'igihugu, ibyo bita cross border transfers. Bizoroshya cyane koherezanya amafaranga ku bantu baba hanze cyangwa ku bacuruzi bohereza ibicuruzwa hanze. Uko izabikoze ni ikoranabuhanga rizakoreshwa. BNR iteganya gukoresha token based system. BNR yavuze ko iteganya gukoresha token based system, bivuga ko umuntu azaba afite app cyangwa wallet irimo amafaranga ya digital nk'iyo usanga kuri mobile money, nk'uko umuntu abantu bamwe bafite amafaranga yabo kuri mobile money. CDBC izanyuzwa kuri systeme ya two-tier, bivuga ko abaturage bazayikura mu mabanki cyangwa ibigo bya fintech nk'uko tubikora kuri mobile money, ariko amafaranga nyirizina azaba ari ay'igihugu nk'uko n'ubundi noti zisanzwe n'ibiceri ari bya leta. Harimo n'uburyo uburyo buzemerera umuntu gukora mu buryo bupfutse cyangwa se pseudo anonymity, aho umuntu yakora aho usabwa gusa amazina n'indangamuntu byoroshye, si ngombwa guca kuri banki yose cyangwa urwego runini. Rero ikibazo kiranga, ese iyi gahunda izagerwaho? Yego, Rwanda cyangwa u Rwanda ruri mu bihugu bike byo muri Afurika biri gutegura iyi gahunda ku rwego rwo hejuru kandi ifite intego zifatika. Rurateganya gusangira ubumenyi n'ibihugu nka Nigeria, Ghana ndetse na Eswatini bimaze gutangira gukoresha nk'izi gahunda. U Rwanda kandi rufite ubushake bwo kwinjira muri system ya Web3 blockchain n'ikoranabuhanga ry'ubukungu ridashingiye kuri cash. BNR iri gukora ubushakashatsi bufite intego yifashishije impuguke mu ikoranabuhanga mu by'amategeko y'ubukungu. Ese bavandimwe, murabona bizacamo se? Murabona bizagenda gute? Ubundi hari abantu benshi badasobanukirwa byimbitse ngo bamenye ngo iyi twise CBDC ni iki. Mu magambo arambuye, CBDC ni amafaranga afite agaciro nk'ak'impapuro cyangwa inoti tuzi, ariko yo aba akoze mu ikoranabuhanga gusa.
ntabwo yafata mu ntoki ahubwo yakoresha kuri telefone, mudasobwa cyangwa ikindi gikoresho gihuza internet. CBDC ntabwo ari nk'amafaranga ya mobile money cyangwa PayPal. Oya, yo ashyirwaho n'igihugu agashyigikirwa na banki nkuru, agakoreshwa nk'ifaranga ryemewe ry'igihugu nk'amafaranga ari digital. Ni ukuvuga ngo ni fra ya digital mu Rwanda. Ibyihutirwa byatumye ibihugu bitangira kugerageza CBDC. Mu myaka yashize isi yugarijwe n'ihindagurika ry'ubukungu, abantu benshi batangira gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga atanditse, harimo cryptocurrencies nka Bitcoin, Ethereum n'izindi. Ibyo byatumye ibihugu bitangira kwibaza ibibazo bikurikira: ese niba abaturage bakoresha amafaranga atagenzurwa na leta, twabigenza dute ngo tutazatakaza ububasha bwo kugenzura ubukungu? Ibyo byatumye hatangira igeragezwa ry'ifaranga rya leta rishingiye ku ikoranabuhanga, ari ryo CBDC. Muri make ni uburyo bwo guhangana n'ibyago byatezwa na za crypto zitagenzurwa. Ibihugu byamaze kugerageza cyangwa gutangiza iyi CBDC ku isi ni ibihe? Igihugu cya mbere ni Ubushinwa, ikindi Nigeria, Bahamas, Brazil, India, Jamaica, Sweden, Uruguay, Ubwongereza, Canada, USA, EU cyangwa European Union. Reka duhere ku Bushinwa. Nicyo gihugu cya mbere cyatangije CBDC yitwa ECNY. Barayikoresha cyane cyane mu mijyi nka Shenzhen na Beijing, ahabera ubucuruzi bukomeye ku rwego mpuzamahanga. Nigeria yatangije ifaranga rya CBDC ryitwa e-Naira kuva muri 2021. Bahamas ifite CBDC yitwa Sand Dollar, ubu ikoreshwa ku rwego rw'igihugu. Brazil, India, Jamaica, Sweden na Uruguay, ibi bihugu biri mu igerageza rya CBDC. Ubwongereza, Canada, USA na European Union, ibi bihugu birimo gukora ubushakashatsi bwimbitse mbere yo kuritangiza. Rero reka turebe Afurika. Muri Afurika ni bande batangije iri faranga? Nkuko twabivuze, harimo Nigeria, harimo Ghana, harimo Rwanda, harimo Afrique du Sud cyangwa South Africa, Morocco, Kenya, Tanzania na Egypt. Abana batangiye kugerageza. Nigeria yatangiye e-Naira muri 2021. Nicyo gihugu cya mbere muri Afurika cyabikoze. Ghana ifite igerageza rya ECD riri gukorwa. U Rwanda, banki nkuru y'igihugu BNR, yemeje ko iri mu mushinga wo gutangiza ifaranga rya digital ry'u Rwanda rizafasha mu koroshya ubucuruzi n'imikorere y'imari. Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Tanzania, Egypte biri mu bushakashatsi cyangwa igerageza. Reka turebe ibyiza by'ifaranga rya digital iryo twise CBDC. Dore ibyiza by'ifaranga rya digital rigenzurwa na leta CBDC. Icya mbere, kwihutisha imikorere y'ifaranga. Ntukeneye kwitwaza amafaranga y'impapuro cyangwa kwirinda cyangwa kwirirwa utoye umurongo kuri banki. Icya kabiri, gukumira ruswa n'amanyanga, kuko amafaranga akurikiranwa na banki nkuru biragora ko yibwa cyangwa akoreshwa nabi. Icya gatatu, kugabanya amafaranga n'ibikoresho imprinting. Leta ntizongera gusohora inoti, bigabanya ikiguzi. Korohereza ubucuruzi n'abari kure y'imijyi. Abaturage batuye kure ya za banki bashobora kuyoboka ikoranabuhanga. Cya gatanu, guteza imbere ubukungu butagira urupapuro cyangwa se cashless economy. Ukoresheje telefone cyangwa ikoranabuhanga kugira ngo wishyure cyangwa wakire amafaranga. Dore ibibazo byavuzwe na bamwe. Nubwo hari byiza, hari n'ibibazo bamwe batangiye kwibaza ku ifaranga rya CBDC. Rero ibyo byose abantu bibaza bazabisobanukirwa uko leta izagenda ibasobanurira byimbitse. Inshuti z'ukwezi kwa KTV, mu mwaka wa 2023 kugera 2025, banki nkuru y'igihugu yatangiye gutegura uburyo ifaranga rya CBDC rizatangizwa. Batangiye gushishikariza abanyarwanda kumenya ibyo CBDC ari byo, gukorana n'inzego z'ubucuruzi mu buryo bwo gusobanukirwa na CBDC, gushaka uburyo bwizewe bwo kuyikoresha ntihagire uhabwa igihombo cyangwa se ubihomberamo cyangwa ngo haboneke icyuho. Biteganyijwe ko mu myaka ya vuba ifaranga digitali ry'u Rwanda rizatangira kugeragezwa. Abanyarwanda bazabasha kwakira amafaranga cyangwa kwishyurana bakoresheje application zihariye zitandukanye muri telefone yabo.
CBDC ni ikimenyetso cy'uko isi igeze ahantu hashya mu mikorere y'ubukungu. Iyo urebye mu buryo buhanitse bigaragaza ko Afurika ntigomba gusigara inyuma. Ikindi nuko u Rwanda rushyize imbere ikoranabuhanga mu bukungu. Ikindi nuko abaturage bagomba kwitegura impinduka. Murakoze rero nshuti z'ukwezi kwa TV. Murakoze kurikira iyi nkuru. Niba wumva yagushimishije kanda kuri subscribe, kora sabone rwose, kanda kuri like, tugume twukurikiranire. Niba wumva inkuru yakugejejeho cyangwa se hari akamaro ukuyemo, subiza mu gice wumva cya comment uvuge icyo wakuyemo. Ukande like, sharing, kore subscribe ku kwezi kwa TV kugira ngo dukomeze kukugezaho izindi nkuru zicukumbuye ziri mu Kinyarwanda kandi zifasha umuturage kumenya aho isi igeze. Ibihe byiza rero, turabakunda, turabagezaho ibindi biganiro uko beneri iragenda ikomeza kugenda isohora izi nkuru. Ciao ciao, ibihe byiza.